Oh
Yavuze ngo ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riravuga ngo mbese birakwiriye ko twibera ahanejeje heza hatunganye ariko mu kw'Imana hagasa nabi ngo biragakirwa niba kandi mu gitondo nababwiye ngo ubuzima bw'umuntu bisanzwe umuntu aba yuko ashoboye ariko ndaba yuko akeneye. Yego siko yego umuntu wese aba yuko ashoboye ariko ndabayeho uko akeneye. Bivuga ngo amen. Kubera ko ari umwe imbaraga ze zishobora kumubana nke ntagere mu cyo akeneye ariko atifuza. Ariko tugize umugisha imbaraga zacu zigahura tugera kuri success y'icyo dushaka kugeraho. Musubize ngo amen. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero uyu muhanuzi aravuga ngo kubera ko abantu bibagiwe iby'Imana bagahugira kuja ngo nicyo gituma abantu barya ariko ngo ntibahage. Niko gutanga ngo bakambara ngo ariko imbeho tishe ngo bakanywa ngo ariko inyota tishe ngo nukubera iki ngo nukubera ko bibagiwe. Muvuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Iyo rero tubashe kweza agaciro tureba gusa zacu ariko mushima niyo mpamvu tugenda tubona ingaruka zikomeye ni ukubera ko twihugiraho cyane. Ubundi umurimo mwiza wo mu nzu y'Imana ni urukingo rw'urupfu rutunguranye. Musubize ngo amen. Haleluya. Haleluya. Bariza mugeze ngo sinarabye gutunguye wo kwibutsa Imana iki. Ndagusoza aya makuru hanyuma tuzavuga ikorwa nyirizina muvuga ngo amen. Je kundi faranga cyane. Ninde uko kundi faranga za muri kiganza muri. Haraba ndakona batazikunda cyane. Nangu mukuri faranga ni sisi. Kuvana kumisa. Nta kintu kiza. Haba no kumwe musaguki. Kuko kweli faranga. Siko.
siko basi Biblia yavuze mu muntu ukomeye muri twe ngo yihanganisha abanyantege. Amen. Haleluya. Umuntu ukomeye muri twe yihanganishe abanyantege. Ngo kandi musubiza ngo amen. Haleluya. Haleluya. Ntiwizirikane ngo mukomeze mugenzi wawe. Ngo urangiza umubere inyunganizi. Umukomeze. Ashika umushike. Bakirisha muri Imana. Igice cya mbere umurongo wa 3. Bibiliya yavuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, mbese birakwiriye ko mwibera amazu yanyu y'ibitabashwa narwo urusengero rw'Uwiteka rukaba umusaka 5. None rero Uwiteka nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. 6, mwabivye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi n'ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Uwiteka nyiringabo aravuze ati nimwibuke ibyo mukora. Amen. Wahabonye abantu badakunda gusoma ibyanditswe boshakiraga Hagayi muri dusoje gusoma hanyuma tuvuga umwanya muto twinjire mu nsanganyamatsiko y'igikorwa nyirizina, kandi kitadutwara iminota irenze 15 kubera impamvu z'uko ngo mwarabyiteguye cyane niko amakuru dufite, kandi abakristo iteka bagomba kuba biteguye. 15 umurongo wa mbere Abaroma. Bibiliya yavuze ngo mwebwe bakomeye mukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntimwinezeze. 2, umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Sema amen. Umuntu wese muri twe agerageze anezeze mugenzi we kandi amubere inyunganizi, support. Arivuze ngo ubumwe bw'ikanisa bw'amatorero ni urupfu rw'ubukene. Siko kandi ariko ntabuka Nageze kubwoba ndimuntu yari ubwoba gana mugerageze musimayirigemo gakeya kugira ngo byibura naje ngire. Sema Pastor Siko ubumwe bw'abantu siko rutubuke. Pastor Siko ubumwe bw'abagabo biko rutubuka, kandi abakuru baravuga ngo hari abagabo siko ntiyazapfa abandi hari gusugutangara. Mwagize Imana ikabaheza ubumwe mungana gutya, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abayumbe n'abapastori n'amakanisa. Imana iri gukomera amashimisho bose twashimiye ko hano. Yagakiza